Wiriwe neza muvandimwe, nkwifurije umunsi mwiza wa tariki enye z'ukwa gatandatu. Dukomeje kwiga Bibiliya, umunsi tugeze mu gitabo cya Yobu. Dukomeje kwiga Bibiliya mu minsi 365. Umunsi ni tariki enye z'ukwa gatandatu. Nkwifurije isha n'ihirwe muri uyu munsi. Imana ikurindire mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'uyu munsi turisanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 2 umurongo wa 21, ahanditse ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Iri ni ijambo Yobu yavuze ubwo isi yari imuhindukanye, yari agiye mu bibazo, abana be bari bamaze gupfa, ubutunzi bwe bumaze kugenda. Yobu ahinduka aravuga ngo navuye mu nda y'isi nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ugize ute? Niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka ngo rihabwe icyubahiro. Bavandimwe, uyu munsi Imana iragusaba kugira ngo ntiwishingikirize ku bintu ufite, ntiwishingikirize ku bantu ufite, ahubwo wishingikirize ku Mana. Mu 22 ngo muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha. Nubwo yanyuze mu bibazo, nubwo yageragejwe, ariko ntabwo yagize uti ntiyakoze icyaha. Muvandimwe, isunga Imana, senga, egera Imana, shaka amaso h'Imana. Nubwo kunyura mu bintu bikomeye utasobanura, nanjye ntagusobanurira, ariko igihe muvandimwe igihe kizagera bisobanuke. Ntureke Imana, komeza uyikorere, komeza usenge, komeza uyizere, igihe kizagera ibintu bisobanuke. Reka dusenge. Imana yacu uri mu maboko yawe, muvandimwe ari mu bibazo, Mana yatakaje ibyiringiro. Reka umugenderere, umuhe amahoro. Reka umugenderere Mana, umusobanurire ibintu byari kunyuramo. Reka umugenderere Mana, umuvane muri ibi bintu bibi Mana. Umucire inzira, umurinde mu izina rya Yesu. Amen.